Ese ubu twakorwa tubivugaho? Ibi ni ibibazo bisobanutse mu mitwe yacu. Mambo haya tunaweza ongeza kitu fulani. Tunaona kama hii maulizo hapa kila mtu anaweza yajua. Wigenzure mu mutima wawe. Ujiangalie ndani ya moyo wako. Urebe niba aya magambo hari icyo akubwira. Uangalie kama neno hili linakwambia kitu gani. Kuko iyo dusoma ijambo ry'Imana, tukisoma neno la Mungu, Timotheo wa 2, Timotheo wa 2, ibice 3 umurongo wa 15, 16, 17. 3:16-17 hatubwira amagambo akomeye cyane, gitumye tuvuga amagambo yose. Anatuambia mambo makali. Nigitumye tuza hano. Na kinasababisha tuseme mambo makali na kinasababisha tukuye hapa kanisani. Ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera, bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ubu hari umuntu uyu munsi wa none kuko mtu siku ya leo ameze nk'utarigeze abwirizwa, anakuwa saa mtu mwenye hakuhubiriwa tatu. Nta kintu yigeze yumva mu byanditswe, kama hakusikia hata kitu kimoja mu maandiko ya matakatifu. Ariko Paulo ahugura Timotheo aramubwira ati, Paulo akamwambia Timotheo, ibyo wigishijwe yenye iliyofundishwa bigomba gukomera mu mutima wawe, inatakiwa bikukuze moyoni mwako, kandi ukamenya wabikwigishije, na ili ujue mwenye alikufundisha ni nani, kuko ari byo bikuzanira agakiza ka Kristo. Itakuletea neema ya Yesu Kristo. Wize iki wowe? Wewe ulijifunza nini? Nize iki? Mimi nijifunza nini? Twigishijwe nande? Tulifundishwa na nani? Ni mu itorero ry'Imana, ni kanisa la Mungu. Kuko itorero ry'Abadiventista munsi wa 7 ngo iyo winjiye iriya muryango ubuje kwiga. Kanisa la Wadventista wa Sabato kukiingia ile mlango unakuja kujifunza. Ntabwo ari ukuza kudamarara ngo uhimbaze, sio kukuja ili useme mambo yako ufurahie mambo yako. Ubanza kwiga uhimbaza ninde. Inatakiwa ujifunze na furahia nani na shukuru nani. Hanyuma baada hayo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Imana ishimwe cyane. Reka mbasabe duhaguruke. Naomba musimame.